kubwira ngo itegure, kuko isaha ku isaha n'uyu munsi impanda yavuga. Ibimenyetso byose byarangije gutangwa, bamwe barangije kugaragara. Ndagira nkubwire ngo itegure iyi message. Isaha ku isaha uyu munsi impanda yavuga. Mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo wa 7, abigishwa ba Yesu baramubajije bati, mbese uzagaruka ryari? Haruguru yaho, mbese uzagaruka ryari uje kutujyana? Arababwiye ngo igihe nzagarukira si ibyanyu kubimenya, iby'iminsi n'ibihe cyo mushinzwe kumenya. Ni Data wenyine ushinzwe kubimenya. Ndagira nkubwire ngo igihe isaha ku isaha impanda yagusanga mu kazi, ntabwo izagusanga mu cyumba urimo urasenga, ntabwo izigera igusanga uyu munsi wiyirije. Ahawe naho uyu munsi, nubwo impanda yabitinze ariko urupfu rwo ntirutinze. Imana yambwiye ngo mbabwire, benshi bagiye kugenda bajya bapfa impfu zitunguranye atari uko bashaje. Ariko se uriteguye? Waba wararuhiye iki urya munsi utabonye Yesu? Itegure, kuko igihe cy'isarura kirageze, igihe cy'impanda kirageze. Isaha n'iyi saha umwanya yavuga, n'uyu mwanya tuvugana yavuga. Abantu bamwe barahuze, muri mbya herutse kuri bavuga ngo abantu bari bize, abantu muri bize. Yesu yarababwiye ngo si ibyanyu kumenya iby'iminsi n'ibihe, Data yagennye n'ubizi n'usize isaha n'umunota. Wasanga ari aka kanya, wasanga ari uyu munota. Ongera ugaruke ku rufatiro n'Imana, ongera usabane n'Imana, ongera wibuke bya bihe wabanagamo n'Imana, ongera wegerane n'Imana. Iyo wasenze ntabwo upfa kugenda nk'abandi gusa, iyo wakoreye Imana ntabwo upfa kugenda n'abandi gusa. Nubwo wananirwa ugasubira inyuma uyu munsi Satani aguteye, Imana ishobora kongera kugutegura. Ese uyu munsi Imana ntiyagutegura ukagenda? Ese nubwo impanda uyu munsi yabitinze, urupfu rwo ruratinze? Ntabwo rutinze. Mubimenye, ntabwo rutinze, ko riri bugufi. Ninde w'umunyabwenge w'umuhanga uzi igihe azapfira n'isaha akabimenya? Ndagira ngo nguhe iyo message, ubwiye ngo ongera ushaka ubwami bw'Imana, ongera ugaruke ku rufatiro. Bamwe bitwaje ngo isengero zimwe zirafunze, bafunze amazu ntago bafunze isengero. Garuka mu busabane n'Imana. Imana itagusanze mu rusengero, akeshi ntiwagenda. Ariko se aho uri mu kazi, mu buzima bwa buri munsi, wakongera ukabana n'Imana, ongera utaramane n'Imana. Imana ikugirire neza, Imana iragukunda. Iyo ni message wari buhe buri muntu wese, nawe kandi message ikakugeraho. Hanyuma nimba ubikunze, uyifollowinge, ukore subscribe kuri channel yacu Irembo ry'Ijuru TV, udufollowinge ku Irembo ry'Ijuru. Hari izindi message Imana ikwiriye kuguha ukamenya, hari icyo Imana ishaka kukumenyesha kuri iki gihe. Gumana na Yesu kuko umunsi ukuze. Turabakunda, turabishimira cyane. Imana ibagirire neza. Reka ngufatire umwanya dusenge, Yesu atugirire neza. Mana nziza, Mana igira neza, Mana ishobora byose. Ubwoko bwawe barananiwe, Mwami nyiribihe. Ubwoko bwawe Data wa twese bari mu bihe bikomeye. Utwemerere, udukundire, wongere ubagarure mu nzira ikwiriye, maze turusheho kugendera mu kwizera, maze turusheho kugendera mu murimo wawe, maze utugenderere utubere byose, utubere ingabe dukingira ku manywa na nijoro, maze uturinde gusubira inyuma, maze uturinde Data wa twese kubona kubura ineza yawe, maze tuzataye mu bwami bwawe, mu izina rya Yesu, amen.